Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Matayo 27 umurongo wa 22. Nimwumve uko havuga. 27 umurongo wa 22 haravuga ngo, Pilato arabasubiza ati, nuko Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Bose bati nabambwe. Pilato yarabonye ko Yesu, umurongo wa 23 uravuga ngo, nawe arababaza ati, kuki yakoze cyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati nagenze gute? Nabambwe. Pilato yabonaga ko Yesu ari umuntu uzirinenge, udafite icyaha cyatuma agenza gute? Abambwa. Ariko imbaga y'abantu iravuga ngo nagenze gute? Nabambwe. Abantu bo mw'icyo gihe ushobora kubaseka ukavuga uti yomba mari ngewe nari kuvuga ko akwiriye kugenza gute? Kubamburwa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe turi mu kigeranyije n'icyo gihe usanga rwose ab'iki gihe barabaye babikurenzaho. Kuko reka mbabwire, nimbe n'ab'icyo gihe batinyaga Imana nubwo batari basobanukiye ko Yesu ari Imana iri hagati muri bo. Ariko ab'iki gihe babasha no guhimba indirimbo z'ubupfapfa zivuga ko bazajya mu ijuru gushinga y'akabari, ndetse bakajya bahabagira imbwa n'ihene ngo bakakora za burushete maze ngo bakanezererwayo. Reka mbabwire, abantu b'iki gihe bararengereye ku rwego rukomeye. Nzi neza yuko abenshi wabahagarika i Karuvari nabo bavuga nk'iyi mbaga y'abantu bavuga bati Yesu nagenze gute? Nabambwe. Ntidushaka umuntu wora tubwira ko dukwiriye gukora ibyiza. Iki kibazo rero nawe urakibazwa. Ubwo yavugaga ayo magambo, Pilato akubiyemo ikibazo gikomeye kigeze kibazwa na mwene muntu. Pilato ntiyakibajije gusa abantu bari aho imbere ye muri uwo mwanya, ahubwo anakibajije bene muntu bose. Icyo gihe hari imbaraga ebyiri zari zihanganye. Hari imbaraga ya Satani yakoreraga mu bantu bari bariye karungu basabaga ko Yesu abambwa. Hari n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge yakoreye muri muka Pilato wasabye ko Yesu yarenganurwa. Umugore wa Pilato yararose maze yoherereza umugabo we ubutumwa amubwira ko yari yarose byinshi byamubabaje byerekeye Yesu, kandi anamusaba kutagira icyo amutwara kuko yari umwere. Uzabisome mu murongo wa 19 w'icyo gice cya Matayo 27. Tuzi icyemezo giheruka yafashe n'ingaruka zacyo. Icyo cyabaye icyaha gikomeye kuruta ibindi byose byabayeho. Matayo 27 umurongo wa 23 n'uwa 24 hagaragaza ko icyo cyabaye icyaha gikomeye cyane mwene muntu yigeze akora. Murongo wa 23, nawe arabasubiza ati, kuki yakoze cyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati, jyeweho nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi, biraba ibyanyu. Tuzi icyo cyemezo ukuntu cyagize ingaruka mbi cyane. Ubu izina rya Pilato bizwi ko ari ikimenyetso kiranga intege nke ndetse n'umwete muke. Nta muntu muri iyi minsi nigeze numva byara umwana ngo amwite Pilato. Icyakora ubanza hari uwo nigeze numva bita Yuda, Isara mubyara mwita Yuda. Ariko Pilato we nta muntu ndigera numva atinyuka gufata umwana ngo amwite Pilato, kuko yabaye ikimenyetso cy'umutegetsi w'umunyantege nkeya ndetse n'umunyamwete muke. Umutegetsi utazi gufata ibyemezo akayoborwa n'abagenje gute? N'ababereye umuyobozi. Agaciro k'icyo kibazo ku isi yose, agaciro k'icyo kibazo ku isi yose, ikibazo kivuga ngo Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Ikibazo Pilato yabajije abasakuzaga ngo nabambwe, ni ikibazo kireba buri muntu muri twe ku giti cye.
Matayo 27 umurongo wa 22. Mukomeze mu usoma uwo murongo. Bibiliya iratubwira iti, turebye muri Yohana igice cyawo cya mbere, turibaza ngo mbese twebwe abo muri iki gihe bimeze bite? Abo muri iki gihe twebwe Yesu aramutse tubajijwe iki kibazo turafata mwanzuro ki? Kandi iki kibazo ko gikomezwa kubazwa kuva Yesu Pilato yakibaza na bugingo n'ubu kugeza Yesu agarutse, iki kibazo kizaba kikirangira mu matwi y'abantu. Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Yesu Kristo narimvuze Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga umutwe waho uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Umurongo wa 9, uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yesu yaje mu isi aza ari umucyo nyakuri, kandi azaje kumurikira abantu bangahe? Umuntu wese. Yesu yiteguye kumurikira inzira ya buri kiremwa cyose kivuka. Buri muntu muri twe azagira amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'agakiza, kandi tuzagira n'akito ko gusubiza iki kibazo. Matayo 24 umurongo wa 14 haravuga ngo, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, nuko bube igihamya. Ubutumwa bwiza bw'ubwami, bantu barimo babaza Yesu bamuhata ibibazo, bamubaza ibimenyetso byerekana igihe azagenza gute, azagarukira. Agenda bitondagura kimwe ku kindi, ariko ageze ku murongo wa 14 arababwira ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwigenza ite? Ize. Bivuze ngo buri muntu wese wavukiye mu isi azagerwaho n'ubutumwa bwiza. Inkuru nziza y'agakiza igomba kumugeraho, kandi ni wowe ni jyewe tugomba kubigiramo uruhare. Bityo rero tuzagira kito ko gusubiza iki kibazo, kuko buri wese azaba yaragejejweho ibyiza Yesu yagenje gute, yakoreye abantu, kuko yaje kumurikira umuntu wese ngo inzira anyuramo ayuzuzemo umucyo. Bityo hatazagira umuntu wese ngo ntiyagenze gute, ntiyabimenye. Mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 hatugaragariza umukiza akomanga ku rugi. Mu by'ukuri arakomanga ku rugi rwa, abyumvise, izabibwe mu nzira n'abantu bumva ijambo ry'Imana bakaritega amatwi, ndetse iyo bari mu rusengero baba bimyoza nk'aho barimo kubyumva. Ubu ubona rwose bahonze bavuga bati mbega twakora iki? Ariko iyo bagihaguruka ngo barenge umuryango w'urusengero, kwa kwimyoza kurashira, wa mutima bari bafite ukarangira, maze Satani akaba bakuyemo ijambo ryabibwe muri we. Bityo bagasigarira aho ngaho. Izo zigereranywa n'imbuto zabibwe mu nzira, abantu bakagenza gute? Bakajya bazikandagira. Icyo ni igisubizo cya mbere. Ibikorwa bya Satani bigira ingaruka ku bamutega amatwi. Iyo imbuto ibibwe mu mutima w'umuntu, umugabane umwe wayugwa ku nzira, nk'uko Nyagasani yabivuze, aho imbuto ntibasha kuhamera. Bene abo bantu iyo bumvise ijambo ry'Imana ntibariha agaciro. Satani ahimba amayeri yose kugira ngo aribateshureho, akoresheje kutarivugaho rumwe. Abungura ibitekerezo, nko kudahwema kwishakira ibinezeza no kwigwizaho ibintu, cyangwa se kuba wirengagije ibyo bintu. Arababwira ati, ibyo bintu mubitegereze ejo, uyu munsi ntabwo bikwiye, ahubwo mubitege ejo.
rimwe na rimwe iyo iri jambo ribibwe abantu utangira gusanga basigana, yego, maze abandi bakababwira ko ibyo nta mumaro bigenje gute, nta mumaro bifite, maze iryo jambo inyoni zikaba zigenje gute, ziraritoraguye zirigendeye, hanyuma umuntu agasigarira aho. Ijambo riba ryumviswe ryabibwe mu mutima, ariko Sekibi akadutera kutaryitaho no kutarifatira icyemezo. Iyo nyiri kuryumva arangaye, Satani asahura rya jambo, umutima n'ubwenge bigasigara biri mu busa. Ahari ibyo twabisobanura twifashishije ibyo umumago akora igihe arimo aturangaza avuga amagambo kandi akora n'izindi ncamarenga, nibwo Satani akora akazi. Bibiliya itubwira ibiteye agahinda byabaye ku bumvise ijambo bagereranywa n'izaguye ku nzira. Dore ingero zimwe na zimwe. Matayo igice cya 19 umurongo waho wa 16 kugeza ku murongo wa 24 havuga iby'umusore w'umutunzi wagiye kuganira na Yesu, maze aragenda aramubwira ati, Nyagasani, ko nakora iki ngo nzaje mu ijuru? Maze Yesu aramubwira ati, niko none wabuze icyo ukora, urashaka icyo ukora ngo ujye hehe? Ujye mu ijuru. Aramubwira ati, none se wa musore we, wakurikije amategeko unati yose uhereye mu bwana bwanjye ukaba ngejeje iki gihe? Wenda hari yari umusore ungana, simbizi niba yari afite nka 20 cyangwa se 30, ariko uko yari ari kose imyaka yari afite birumvikana iyo bavuze ngo ni umusore aba ari umusore nyine, yego. None afite ubuhamya bukomeye ati, uhereye mu buto bwanjye nari inyangamugayo, naritondaga, nta kintu nigeze nica. Warabwiwe ngo wubahe so na nyoka. Ati, ya baba, bati ibyo ngibyo rwose, atuzajye n'iwacu bazagutangira iki? Data na mama bantangira ubuhamya ko ntigeze mbasuzugura, nari umwana mwiza kuva kera kugeza na bugingo n'ubu ndi imfura rwose. None ntugasambane. Ati, yo, uretse no gusambana nta nubwo nigeze ngirira ari mu mutima ryo kwifuza abakobwa cyangwa abagore. Maze Yesu aravivura ati, none se warabwiwe ngo ntukica? Tumva, usibye no kwica umuntu sinigeze nanamutekereza nabi. None se witondeye isabato? Ati, yo, umva izuba rirenga namaze gukemura byose, maze uwo munsi wose nkawuharira Imana kugeza ryongeye kugenza gute? Mbega umusore w'inyangamugayo. Maze Yesu aramubwira ati, umva rero, ushigaje iki kimwe cyonyine kugira ngo ujye mu bwami bw'Imana. Wowe ushigaje bingahe wicaye hano? Ushigaje bingahe wowe wicaye aha? Wowe wicaye aha ushigaje ibintu bingahe ngo ujye hehe? Ujye mu ijuru. Urimo urabibara ukumva? Reka ngo akanya ubibare wumve ni bingahe. Maze uyu musore ati, ni kimwe cyonyine. Maze Yesu aramubwira ati, rero icyo kimwe ni iki? Uwo musore abaza Yesu ati, icyo kimwe ni iki? Aramubwira ati, umva rero Yesu. Nako Yesu aramusubiza ati, umva rero wa musore we, genda ufata ibyo utunze ubigurishe, ubihe iki? Ubiha abakene. Kubera yuko ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima ugenza gute? Nihuba nunkurikira ubisize, uzajya ukomeza kugenza gute? Kubitekereza. Ube mu ijuru wibuke kwa n'ibindi wasize hehe. None rero genda ukurishe ubwo butunzi bw'amanjwe bufashisha abakene, uze tugenze gute? Maze ngo umusore yatashye arakaye. Yatashye agenje gute? Tashye arakaye, ataha ababaye. Atashye ababaye rero abahuye n'ingorane. Yazanywe no kureba Yesu, nawe amusaba gufata icyemezo. Yagombaga kugenza ate Kristo? Yasubiye yababaye. Nicyo cyonyine Bibiliya imuvugaho. Yasubiye yagenje gute? Nicyo cyonyine Bibiliya imuvugaho. Ntabwo yigeze afata icyemezo gihamye cyo gukurikira nde. Wowe wajute nshuti yanjye, wajute mu byemezo bikwicaje aha ngaha harimo icyo gukurikira Yesu? Cyangwa nukuza gusa
narivukiyemo mbona baririmba neza, nabonyemo umugabo nzabonamo umugore, aho si ibyo. Oya, ugomba gufata icyemezo cyo gukurikira nde? Cyo gukurikira Yesu. Bitaba ibyo ijambo ryabibwe muri wowe rikaba impfabusa. Mu gihe yarimo aganira na Yesu, Satani yerekeje ibitekerezo bye ku bukungu bwe kugira ngo abone uko amusawura imbuto y'ukuri. Umwami Agiripa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hari umugabo nanone wahuye n'ingorane zo kunyoberwa icyemezo afata cyo gukurikira nde, cyuko ari bugenze Yesu. Uyu mwami Agiripa mu byakozwe n'umwa 26:28 haranditse ngo, murongo wa 28 haranditse ngo, Agiripa asubiza Pawulo ati, ubuzeho hato we ukanyemeza kuba umukristo? ngo abuzeho hatoya ngo amwemeze kuba iki? Bivuze ngo Agiripa yari yabwirijwe ibya Yesu, yarabyumvaga rwose akumva bimukoze hehe. Ariko igihe yasabwaga gufata icyemezo cyo kumwiyegurira, yaravuze atumva, ndumva hari gato kakigenze gute? Wowe urabura ibingana iki ngo umenye uko ugomba kugenza Yesu muri uyu mugoroba? Hari undi mutegetsi witwa Feliki. Uyu Agiripa yari agiye gufata icyemezo, ariko abura gato. Iyo twibanze ku byo twikundira, imbuto y'ukuri ntituyiha agaciro. Umutegetsi witwa Feliki, byakozwe n'intumwa 24:25. Mbese Feliki wowe byakugendekeye ibite igihe wabazwaga ngo Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Maze Festo abwira Agiripa ati, Mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano, murareba uwo abayuda bose basabiraga i Yerusalemu nino, basaba kuza ngo ntakwiriye kubaho. Umurongo wa 20 ni igice cya 24, mwihangane nasomye cya 25, ahubwo ni cya 24 n'umurongo wa 25. Haravuga ngo akivuga ibyo gukiranuka n'ibyo kwirinda n'ibyo amateka azacibwa, Feliki aratinya cyane, aramusubiza ati, none genda, nimbona uburyo nzagutumira. Uranyumviye? Yaragize amahirwe yo kumva ibya Yesu, kandi yagombaga kubifatira iki? Umwanzuro. Kibazo kirabazwa ngo Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Igisubizo kiroroshye, ni ukuvuga ngo ndamukurikira. Yego, ni ukuvuga ngo ntabambwe. Ariko none Feliki warabyumvise, atumva, genda uzagaruke, nzongera ngenze gute? Nzongera ngutumeho. Kubera iki Feliki adashaka gufata umwanzuro ako kanya? Abo bantu yubitse Feliki yasubitse icyemezo yagombaga gufata cyuko yagombaga kugenza Yesu. Nta kindi gihe yigeze abona, ibyo byarangiriye aho ngaho. Nta kindi gihe cyo kongera kumva ibya Yesu yagenje gute? Yabonye ibyo byahise birangira. Ariko muzi ko umuntu ngo avuka afite igihe kingana iki? Gitoya mu isi nacyo cyuzuyemo umuruho. None se wamenyeje ari uzabuhari? Wabibwirwa n'iki? Hari ubwo uyu munsi byaba ari byo gihe cyawe cyaryari cyanyuma. Ibyo kuvuga rero ngo nzaba mbifatira umwanzuro ryari? Ejo nibwo nzamenye uko ngenza Kristo, nukuyoba nukujijwa. Uyu munsi uragomba guhitamo kimwe. Igisubizo cya kabiri, ubutaka bwa kabiri. Igisubizo cya kabiri, Mariko 4:16 na 17. Mariko uwihuse yihuta asome, uwihuta amfashe dusome iryo somo. Mariko igice cyaho cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ubutaka bwa kabiri, igisubizo cya kangahe? Cya kabiri.
yego nibaguhe mikoro maze umfashe dusome. Mariko igice cya 4 yego murongo wa 16 haranditse ngo nizibibwe ku kara nabo nuko iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. umurongo wa 17 nawo usome. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Muranyumviye? Igisubizo cya kabiri ni cy'abantu bafite imitima imeze nk'imbuto, imeze nka kara. Imitima imeze nk'iki? Nka kara. Ahantu ku kara rero uhabiba imbuto zikamera, ariko izuba iyo rivuye kubera ko zibuze aho zishinga imizi zigenza gute? Ziruma. Abo rero bagereranywa n'abantu bafite imitima ibibwamo ijambo ry'Imana, bakaryemera bagatangira kuvuga ngo bafashijwe. Yego Siliveri rwose Imana izaguha umugisha muntu w'Imana, uri muradufasha ni ukuri. Ariko ibyo ngibyo iyo bidakomeje nta mumaro byakugirira. Ugomba kubifatiraho umwanzuro. Yego ugomba kubifatiraho umwanzuro. Ibyo kuvuga ngo wafashijwe bikarangira urenze urusengero, ejo wagaruka akaba nta kantu kigenje gute? Nta mwanzuro wafashe. Niba waranywaga inzoga ugakomeza kuzinywa, niba warasambanaga ugakomeza gusambana, niba waravugaga amagambo y'amahomvu ugakomeza kuyavuga, ndagira ngo nkubwire ngo rya jambo ufite umutima umeze nka kara byabibwemo ijambo ry'Imana, ndetse wumva icyo Yesu asaba kukireka bigenje gute? Birashoboka. Ariko ugeze hanze imbuto zirashinga imizi, maze izuba rikubise bigenza gute? Biruma. Ibiranga abumva ijambo ry'Imana bagereranywa n'izabibwe ku gasi ni uguhita baryakirana ubwuzu. Ubwuzu bwabo bugereranywa n'umuriro w'amashara. Bene uwo muntu mu mizo ya mbere akimara kwakira ukuri kwa Yesu, usanga ibyishimo byamusabye umutima, kubera ko aba ari umuntu utarashinze imizi mu kuri. Amera nka kibona umwe, umucyo we ukayoyoka mu kanya gato. Bene abo bumva ijambo batyo, ntibaba barashinze imizi ngo igere kure. Nta mugambi ugaragara baba bafite, nta kintu biyemeza gukora, ntibashobora gufata ibyemezo, nta bushake baranganwa. Ubutaka bw'agasi ari bwo kwihugiraho. Ubutaka bw'agasi ari bwo bwitwa kugenza gute? Kwihugiraho, kurwana ku nyungu zabo bwite. Usanga bwifubitse ibyifuzo n'imigambi byiza. Bakomeza iryo jambo igihe cyose ibibazanira inyungu babibona. Abaregereranywa n'izabibwe ku kara cyangwa ku gasi ntibemera ko ukuri kubacengera ngo gushinga imizi mu mitima yabo. Iyo bahuye n'ingorane cyangwa bagatotezwa bacika intege. Ubwo za mbuto zitangira kuraba nyuma zikuma. Iyo ibintu bibagendekera neza bishimira kuba abakristo, ariko ntibahuye n'ingorane biyumvamo ko atari ngombwa kubikurikiza. Iyo bahuye n'ingorane biyumva ko atari ngombwa kwitanga. Uyu munsi dufite abantu benshi bataza mu materaniro. Yego kubera iki? Ngo imirimo ngo niyabaye myinshi. Imirimo umuntu yigenga ahora. Imirimo umuntu agenje gute? Yigenga. Nibura adafite n'ubwango boss ari bugenze gute? Ari bunyirukane n'ingende. Ariko ibaze umuntu ngo arahinga akahira ubwatsi, yego, ubw'amatungo n'utundi turimo twe, yangiza icyumweru kigashira atagiye hehe? Kandi ngo abafite umutima wifubitse ibyifuzo byiza. Amavuna ari hariya, nukuri mbura umwanya wo kuyajyamo. Iyo numvise abandi bavuga ibyahabereye mba numva ari byiza, ariko gufata umwanzuro wo kurekura iby'inyungu ze biramunanira. Uwo nguwo imbuto zibibwa ku butaka bw'agasi ziragenda zigashinga imizi, ariko izuba ryava rikagenza gute?
rikazumisha. Ye baba we, ese burya burimo burira? Nari narabamenyereje gutaha kare, ariko n'ubundi reka tugerageze dutahe. Ya saha najyaga nsorezaho ndabona hatangiye kurengaho iminota. Bibiliya itubwira abantu bamwe bagiye basubiza icyo kibazo mu buryo buteye agahinda. Petero muri Matayo 26:39 kugeza 75. Petero atarihana yabigenje atyo, maze yihakana shebuja. Nyamara yari yavuze ko nta cyatuma yihakana shebuja, ariko Yesu yari yamuburiye ko muri iryo joro inkoko itarabika ari bamwihakanye inshuro 3. Petero yaramusubije ati, oya nyagasani, ahubwo turi bupfane. Mbega Petero ntabwo yari yiyizi, igihe kigeze yaramwihakanye. Yego, muri bukayesa amubwira ati, mbese urankunda urusha abandi? Ati, nukuri no mu rupfu turagenza gute? Turajyanamo. Ariko ageze ku irembo ry'ibwami yihakanye shebuja, aravuga ati, nukuri kw'Imana uwo muntu nta hantu ngenje gute? Nta hantu muzi. Bati, Petero kuvuga nkawe? Ati, ndakumva. Yararahiye. Niba yararahiye zandahiro mujya mugira ngo ndagatwika Bibiliya, niba ari simbizi uko yarahiye, ariko bigaragara ko yarahiraga indahiro zikomeye cyane kugira ngo abantu batavumbura ko ari kumwe na Yesu. Kandi yari yaramurahiriye ko ari bugenze gute? Ko ari bujyane nawe mu nzu y'imbohe no mu rupfu bakagenza gute? Bakajyana. Uyu murongo hari undi muntu witwa Dema hari ibyamubayeho. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ihutu hasome umurongo wa 4 igice cya 4 umurongo wa 10. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 10. Wumva umurongo uteye agahinda cyane. Hasome urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 10. Maze wumva umurongo ubabaje cyane. Wumva umuntu ufite umutima umeze nk'agasi, habibwemo imbuto ariko ntizigire icyo zimara. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 10 haranditse ngo, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Ye baba we, Agitesalonike. Dema yasize Pawulo mu murimo bakoraga wibwiriza butumwa. Kubwo akunze iki? Kuko akunze iki? Iby'inyungu si iki gihe cya none. Yego soma. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none Agitesalonike. Ye baba we. Kiresikenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Yego, uyu murongo uteye agahinda utubwira ibyo umuntu wataye umurimo we akawugurana gukunda iby'isi. N'umwe wo muri ba bandi bagereranywa n'izabibwe ku gasi yabanaga na Pawulo yishimye igihe cyose ibintu byagendekeraga neza, ariko igihe hadukaga ingorane abona ko atashobora kubyihanganira. Ibyo byatumye avanamo ake karenge, yatereranye Yesu. Ingaruka zabaye zo kuzimira burundu. Ingaruka zabaye zo kuzimira bigenje gute? Burundu. Rero urasabwa gufata icyemezo. Mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Ubutaka bwa gatatu, igisubizo cya gatatu. Reka noneho tuvuge iby'igisubizo cya gatatu gishobora gutangwa kuri iki kibazo. Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Mariko igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Imbuto zabibwe mu mahwa. Mariko erega nuko baguterera agatebe hariya, aguterera agatebe hariya, maze ujye wihuta. Nyivuga ngo Mariko nawe wahageze. Mariko igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Igice cya 4 umurongo wa 18 haranditse ngo, abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo ni bo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Reka noneho tuvuge iby'igisubizo cya gatatu gishobora gutangwa kuri iki kibazo. Yesu witwa Kristo ndamugenza nte? Mariko igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19 hatubwiye igitekerezo kibabaje yuko ijambo ribibwa, ariko rikabibwa hajya he? Mu mahwa.
niyo uburyo bwa mbere n'ubwa kabiri butashobokera Satani, niyo uburyo bwa mbere n'ubwa kabiri butashobokera nde? Satani ntacika intege ngo avuge ko atsinzwe. Muri ubu butaka bugereranywa n'izibibwe mu mahwa, niwo Satani agaragariza uburyarya bwe. Ntawo bivuga ko imbuto zumye zarameze ariko ziranigwa. Amahwa Yesu yayise guhangayikishwa n'iby'isi. Kenshi ibiduhangayikisha byenda kudutandukanya n'Imana, aho kugira ngo bitume turushaho kuyegera. Usanga buri gihe duhugiranye cyane, nta gihe dufite cyo gukorera Nyagasani nk'uko byari bikwiriye. Murabyumvise? Amaganya, guhangayikishwa, amaganya no gusindishwa n'iby'isi, ibyo ni amahwa aniga iby'umwuka mu muntu. Maze umuntu agahora yaragwingiye yababa we. Ariko mwabagabo mwe nawe mwabagore mwe, iyo mureba igihe mumaze muri iri torero n'iby'ukuri muhigishirizwa, ubundi mwagubye kuba muri ku rwego nk'urwo muriho. Kuki mwagwingiye se? Nuko imbuto zabibwe, ariko zibibwa hehe? Zibibwa mu mitima irimo amahwa. Ni ibinezeza, ni amahwa, ni amaganya y'isi, ni ukwihugiraho. Ibyo byose byaragiye biniga ijambo ry'Imana, gukura birananirana. Mbega iyo ngeze ahantu mva mfite agahinda gakomeye. Amahwa Yesu yayise guhangayikishwa n'iby'isi. Ayo mahwa ubundi ashushanya gukunda ifaranga. Ayo mahwa ashushanya gukunda iki? Igice cya 12 cya Luka umurongo wa 15. Uburyo ayo mahwa ashushanya gukunda iki? Harya murarikunda cyane? Murarikunda cyane? Yababa we, mbega ukuntu mwagowe, imitima yanyu yuzuyemo amahwa. Ngaho soma twumvera uburyo abantu bakunda ifaranga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 15 hananditse ngo, arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Yo, mwabyumvise? Ntabwo ubugingo bw'umuntu buva mu bwinshi bw'ibintu agenje gute? Umuntu yaguzwe amaraso y'igiciro. Niyo mpamvu nta gaciro k'umuntu kabaho ku isoko, kuko amaraso y'igiciro ya Kristo ntashobora kubarirwa amafaranga, ntashobora kubarirwa iby'isi, kuko niyo wateranya iby'isi byose ntiwabonamo n'ikiguzi gitonyanga kimwe cy'amaraso ya Yesu. Murabyumva? Umuntu rero yaguzwe ayo maraso y'igiciro, niyo mpamvu adashobora kugurishwa ku isoko. Niyo wamugurisha ntiyaboneka amafaranga agenza gute? Ntiyaboneka amafaranga amugura. None abantu bafata ibintu bakabishaka, bakananirwa gutekereza icyo Yesu ari cyo, bakananirwa kumuha umwanya. Icyo gihe baba bari mu gihombo, kuko baba barimo bagurisha ubugingo bwabo mu isoko ry'imburamumaro. Nyamara icy'ingenzi kuruta ibindi ni ukumenya Yesu no gufata icyemezo cy'uko tumugenza. Kwishimira mu by'ubuzima. Luka 18 umurongo wa 14. Iyo twibanze kubidushimisha, twibagirwa gukunda Kristo. Nimurebe ibintu bidushimisha. Yego, bya biririmbo by'abahanzi b'isi bisingiza abantu aho gusingiza iki? Itegeko rya mbere ravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Aba twiganye itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Twasanze ko abantu atari ibishushanyo barema gusa, ahubwo ibintu by'ubwoko bwose. Indirimbo zisingiza abantu, indirimbo zifasha abantu gusingiza abandi, bagasingiza inyamaswa n'ibimera, aho baba bamaze kurema ibiki? Kurema ibishushanyo. Ufata umuntu umuririmbire ngo niboneye akamarayika de, uranyumviye? Ngo abonye agake, ako kajyane ejo nukageza mu nzu kazagukubita ifunika kwigarike. Koko usingiza umuntu ugeraho umwita marayika?
usingiza umuntu ugera uvuga ngo arasa n'uwavuye mu ijuru. Ntiyababa bariko mw'abantu mwe. Umuntu uwitwa Majide Burake niwe waririmbye aravuga ngo umuntu ni iki? Ngo umuntu ngo ntabwo ari inyama n'amaraso gusa, ngo ahubwo ni ikigenje gute. Hano waramusingiza buretse azakwigarika. Abantu bagomba gusingiza Imana. Yego, ibinezeza by'isi rero, iyo miziki, ayo makinamico, iyo mikino, ibyo za anniversaire zirirwa zikorwa buri munsi, abantu bajugunya amafaranga y'Uwiteka bayapfusha ubusa. Yababa wembega ibintu byadutse mu isi. Ibyo byose ngo ni ibinezeza bigamije kuniga iby'umwuka mu muntu, bigereranywa n'amahwa niga iby'umwuka umuntu ntabashe gukura. Umuntu agahora ari igikuri. Ariko bantu b'Imana, Yesu witwa Kristo turamugenza dute? Se murimo murandeba nabi natinze, mwihangane dusoze. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4. Nibishoboka ko umuntu yakunda iby'isi kandi ngo akunde n'Imana. Ibishimisha byose biduteshura ku Mana, bimeze nk'umugera ushombagura ijambo ry'Imana. Soma Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 4 haranditse ngo, yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Oya, buhagaze gato. Ibyo bintu murabyumvise? Baririmbyi barimba muri korari murabyumvise? Harya ngo korari yitwa ngo iki? Abagenzi bashyati, Mana baho umugisha. Ngo yemwe basambanyi n'abasambanyikazi, ntabwo muzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera umuntu iki? Kwangwa n'Imana. Komeza niba uwo murongo utarawurangiza. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi, aba yihinduye umwanzi w'Imana. Aba yihinduye umwanzi w'iki? Aba yihinduye umwanzi w'Imana. Dusoze. Igihe kimwe umuntu yabajije umuseduwakazi w'ikirangirire witwa Yendirindi icyatumye yararetse umwuga we kandi yarabonaga ko yarageze mu gihe cyo kurushaho kuwugiriramo ishya n'ihirwe. Yamusubizanyije ubwitonzi ko yafashe icyo cyemezo kubera yari amaze kubona ko ibikorwa bye by'ubukorikori byari bigiye kumutandukanya n'Imana, kandi ko atari kubasha kwihanganira kwivutsa ayo mahirwe, kubera ko ntacyo yari kuyagurana. Amahirwe yo kubana n'Imana, uyu museduwakazi nta kintu yari kuyagurana, ahubwo yaremeye areka imirimo yagenzaga gute? Yakoraga. Noneho rero dushoreje ku gisubizo cya 4, ari cyo butaka bwa 4. Ubundi butaka imbuto zabibwemo bugereranywa igisubizo cya 4 umuntu ashobora gutanga ku magambo akomeye Yesu adukeburira ni Mariko 4:20. Mariko 4:20 harya ngo havuga ngo iki? Mariko igice cya 4 umurongo wa 20 haranditse ngo, kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera. Haleluya. Abo nibo bumva ijambo ry'Imana bakagenza gute? Bakaryemera. Nibo bera imbuto. Umwe 30, undi 60, undi 60, umwe 60, undi 100, bityo. Ahangaha ku gisubizo cya 4 Satani nta mwanya hafite. Ariko abantu mwarakaye ko mutanavuga mena koko. Aha ku butaka bwa 4 Satani nta mwanya hagenje gute? Kuko mbere yose imbuto zagiye zigira ibizica ntizigenze gute? Ntizere. Ariko ku butaka bwa 4 noneho zeze 30, zirazamuka 60, zirazamuka 100, bityo. Ijambo ry'Imana rifite agaciro cyane,
kandi Yesu yimikwa muri twe akaba umwami ugenga ubugingo bwacu. Icyo gihe Mwuka we akorera cyane mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana rirumvwa, rikemerwa kandi rigashyirwa mu bikorwa. Imibereho y'uwizera itangira gahunda. Imibereho y'uwizera itagira gahunda, itagira gukunda imbuto arizo amahoro, itangira gukunda imbuto arizo amahoro, ibyishimo, ubwuzu, ingeso nziza, kumvira n'izindi. Arushaho kwishimira gukorera abandi, bityo akababera umugisha. Icyo nicyo gisubizo cyonyine cy'ukuri. Icyo cyonyine nicyo gituma twera imbuto zo kutunganira Imana, kandi nicyo ngombwa kugira ngo tubone agakiza. Luka igice cya 3 umurongo wa 9. Soma dufate umwanzuro dutahe. Luka igice cya 3 umurongo wa 9. Haranditse ngo, n'ubu intore zigeze. Soma neza. Luka igice cya 3 umurongo wa 9. Umurongo wa 9 haranditse ngo, n'ubu intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nicyo murindiriye. Nicyo murindiriye. Igiti cyose gitera imbuto, ishoka, intorezo iraza ikagitema, maze ikakibika hehe? Ikakijugunya mu muriro. Nicyo murindiriye inshuti zanjye. Nimureke mugereranywe n'abafite ubutaka bwiza, bo bibwamo imbuto kandi zikakura zikera. Twasesenguye ibisubizo 4 bishobora gutangwa ku kibazo Pilato yabajije. Ikibazo nawe ubwe atashoboye kubonera igisubizo cy'ukuri. Mbese nibyoroshye guhinyura ibikorwa byo mu gihe cyashize, bikaba binatworoheye kugaya wa mutegetsi w'umunyaroma kubera ko yagize intege nke akanaba umunyamwete muke? Ahari turimo turihunza gusubiza ikibazo nk'uko Pilato yabigenje, tugahitamo gukarabira intoki imbere y'abantu, bityo tukibwira ko umutimanama wacu tuwuhumurije. Niba ari uko tubigenza, ubwo natwe tuba tubaye nka ba bantu bo mu mugani bumvise ijambo bagereranywa n'izabibwe ku nzira. Reka twiringire ko atari ko tumeze. Aho se nitwaba dusubiza ikibazo nka ba bandi bumvise ijambo bagereranywa n'izabibwe ku gasi? Mbese kwishimira mu by'ubu buzima sibyo duha umwanya wa mbere, maze Yesu tukamwirengagiza? Niba ari uko tubigenza, tuba tubaye nka ba bandi bumva ijambo bagereranywa n'izabibwe mu mahwa. Ni mutyo umwanya w'ingenzi mu mitima yacu tuwegurire imbuto nziza. Uyu munsi Pilato aramutse akubajije icyo kibazo, ni ikihe gisubizo wamuha? None se ubu Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Imana y'amahoro nkorera iteka ibaha umugisha. Ikibazo kirabaza ngo, mbese Yesu witwa Kristo uramugenza ute? Muri uyu mugoroba hari abantu bumva bafashe icyemezo cyo kuvuga batumva Yesu witwa Kristo turashubije ngo ntabambwe, ahubwo dukinguye imitima yacu ngo yinjiremo. Niba bahari bafite icyifuzo nk'icyo, barahaguruka dusenge. Kandi niba hari n'abashyitsi bavuga batumva, ntabwo byaciraho, turakomeza kuba muri aya materaniro, dufatanye n'itorero ry'Imana gusenga, kandi bidutere gufata imyanzuro yo kwakira Kristo mu mitima yacu. Niba bahari nabo batambuke dusenge. Niba bahari, reka mbaririmbira akaririmbo maze batambuke. Untambe hejuru Mwuka
mwuka wera ngo mirwe nawe nyuzuza umugisha wawe ngwino nyuzure nyuzura Yesu ngwino nyuzure nyuzuza umugisha wawe ngwino nyuzure. uruwera mwami Imana uhabwa icyubahiro. Amen. Kamere yawe ni imbabazi, ni ubutungane, ni ubutabera mwami Imana, kuko ukunda mwene muntu. Uyu munsi uduhaye andi mahirwe, abari aha muri iri teraniro bose ubafashe kugira ngo badahusha intego. Mwuka wera yuzura imitima yabo kugira ngo bafate icyemezo cy'uko bakugenza, bakingura inzugi z'imitima yabo maze winjire usangire nabo. Ubahe amahoro, ubahe ibyishimo, ubahe imbaraga zo kugukunda no kugukorera, maze imbuto zibibwe muri bo zitangire kwera uhereye nonaha. Guhera uyu munsi ubahe imbaraga ya mwuka wera kugira ngo batazongera gucogora, ntibakabure muri aya materaniro. Ubushake bwawe bwigaragariza aha hantu mu izina rya Yesu. Amen.